Abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, bakaba bari kukubuza kujya kunyuranaho ibumoso. None bari kubuza ibihe binyabiziga? A, ku binyabiziga byose. B, ku binyabiziga byose bifite moteri. C, ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ubundi kino cyapa ukibona harimo imodoka, bivuzwe ko nta modoka yemerewe kunyuranaho, ariko uzaba wanyura ku binyamitende 2 harimo nka za velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, kubera ko mu birango harimo imodoka bazaba bari kubuza imodoka gusa. Ibinyamitende 2 rero n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande byo uzaba wabinyuraho. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ni iki wakwirinda muri ibi mbere y'uko udepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga? A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B, mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Mbibutsa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kiza kigusanga. C, aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. D, ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Kunyuranaho mu ikona ni bibi, biba byaguteza ibyago harimo n'iby'impanuka, kubera ko ugiye kunyuranaho hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe. Byibura uba ugomba kunyuranaho uri kureba muri metero 200 imbere yawe. Rero mu ikona, kubera haba hari ikona nyine nta ntera runaka nini uraba uri kurebamo, biratuma rero hahita haza ikindi kinyabiziga nunyuranaho biba byaguteza ibyago by'impanuka. Rero nyuma y'ikona uba ugomba kwitonda ukirinda kunyuranaho, ahubwo ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho uvuye mu ikona. Ndizera ko namusitamo A, ndizera ko namusikandika ku papuro. Ukeneye kode nziza turayigufatira, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufatira kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare,
ni kuri 0788351626. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku. None usanze harimo umuhondo uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wariho. C, kwitegura guhagarara. D, gufata feri cyane. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara, kubera ko biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Rero ugomba kwitegura guhagarara. Ubundi impamvu bashyiraho amatara atatu ni ukugira ngo batavuga ngo genda hagarara, genda hagarara, genda hagarara. Niyo mpamvu bakoresha atatu. Ko bavuze genda hagarara, hari igihe bajya bavuga ngo hagarara uri mu sangano mo hagati. Ubundi haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo ibinyabiziga bitari byarenga wa murongo bigahagarara, ibyawurenze biri mu gihe hagati bigakomeza bikagenda, noneho hakaka umutuku nta kinyabiziga kiri muri hagati. Rero mu gihe hasi umuhondo utari warenga uriya murongo ujye uhagarara, nuba wawurenze ukomeze ugende, ariko mu utawurenze uba ugomba kumenya ko ugomba kwitegura guhagarara. Ndizera ko rero waramusitamo igisubizo cya nyacyo, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ubuso bw'amabara sate: A, ubururu, B, umweru, C, umutuku, D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda, wenda ni ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga. Rero ahari gukorerwa imirimo hari ukuntu hagaragazwa n'icyapa gifite ubuso bw'ubururu, kubera ko iyo badakoresheje ibyapa bitegeka bakubwira ngo ahangaha inzira irafunze, icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa, komeza imbere gusa, cyangwa kata ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bayobereje umuhanda bakoresha biriya byapa aba cyanditsemo deviation kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, nacyo kivuga ngo kuyobya umuhanda, ariko nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero ubuso ni ubururu. Ndizera ko ramusitamo A, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibi byapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe: A, ibyapa biyobora n'ibitegeka, B, ibyapa biburira n'ibitegeka, C, ibyapa bibuza n'ibitegeka, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bishobora kugaragazwa ku mihanda ku buryo bumwe. Bishatse kuvuga iki? Nuwa ngo bitandukanye n'ibindi byapa byo ukimara kubihitaho nibwo utangira gukurikiza ibyo biri kukubuza cyangwa ibyo biri kugutegeka. Rero biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenga ibihe bipimo: A, iby'inyuma 3 m, B, iby'imbere 2.70 m, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere aba ari 2.70 m. Bishatse kuvuga iki? Igice kirenga ku biziga. Ibiziga bari kuvuga ni imipine, kuva ku mupine w'imbere w'ikinyabiziga ugeraho ikinyabiziga kigarukira ugana imbere.
hagomba kuba hangana na metero 2.70. Noneho inyuma kuva ku mupine w'inyuma ugera aho ikinyabiziga kigarukira ugana inyuma, hagomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Impamvu duhisemo B gusa nuko kuri A bavuze ngo inyuma ni metero 3 kandi ni metero 3 na santimetero 50, duhita duhitamo B yonyine. Niyo mpamvu rero ndizera ko ramuzamo B, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo urenze mu nsisiro ukasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo, bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera kuhe muvuduko. Uhasanze bino byapa bibiri bikubwira ko hari irangira ry'imirimo, ese uba wagendera kuhe muvuduko? A kilometero 70 mu saha, B kilometero 50 mu saha, C kilometero 40 mu saha, D kilometero 80 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D kilometero 80 mu saha. Wasanze bino byapa bikubwira ngo hari irangira ry'imirimo, ugendera ku muvuduko uri hejuru, ko mu muhanda nta kibazo kiba gihari. Nka kino cyapa cyonyine gifite ishusho y'uruziga ubuso bw'umweru, kino gicishemo umurongo ubereretse w'umukara. Icyo kivuga ngo iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda, ibyo bari bakubujije byose bugeze ku iherezo ryabyo. Rero ugenda uko ushaka, ugenda ku muvuduko wo hejuru, kilometero 80 mu saha. Rero ndizera ko ramuzamo D, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ikinyabiziga cyawe gitwara toni 5, utwaye toni 7 bakwandikira. Ikinyabiziga cyawe gitwara toni 10, ugatwara toni 15 bakwandikira. Ariko ngo hari ibinyabiziga byo biba bibyemerewe kurenza ibihe: A ibinyabiziga bya polisi, B ibinyabiziga bihinga, C imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe, iba yatwara toni 10, igatwara toni 15, bayibona ntihagire ikintu bayitwara, kubera ko zo ziri mu binyabiziga bikoreshwa mu kubaka imihanda. Rero ndizera ko ramuzamo C, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Ntagiye rura rumodoka rutwara nk'itaka ruragucaho ukabona no kugenda wagira byarunaniye bitewe n'ibintu cyikoreye, hari igihe kiba cyarengeje, ariko byo biba bibyemerewe. Ndizera ko ramuzamo C, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibihe bipimo: A kilometero 10 mu saha, B kilometero 20 mu saha, C kilometero 30 mu saha, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramuzamo D, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Bibujijwe hehe? A ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose, B mu ruhande ruteganye n'urwego
n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C. Ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Niba uri kugenda mu muhanda bishatse kuvuga iki? Niba uri kugenda mu muhanda ugakenera guparika akanya gato cyangwa kanini, ntabwo uzambukiranya umuhanda ngo ujye guparika kuri iriya parikingi iri mu ruhande rw'ibumoso. Hujya bizaba bibujijwe. Ahubwo iyo uri kugenda mu muhanda ugakenera guhagarara akanya gato cyangwa kanini, n'ubundi uparika ikinyabiziga cyawe mwarura ruhande uri kugenderamo rw'iburyo. Rero kujya hariya hateganye n'ahandi mwe mwakagombye guhagarara biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? A. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ikintu kiba gikenewe ntabwo bwacya ngo uvuge ngo nshaka kujya gutwara imodoka mu muhanda ngo uhite winjiramo. Hari ibyangombwa uba ugomba kuba ufite. Rero ni ibihe? Ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, nibyo mwita perime. Ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, nibyo mwita assurance. Ufite n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo D. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo diza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. B. Akayira k'abanyamaguru. C. Aho abanyamaguru bambukira. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo igare ntihanyurwa n'amagare. Harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri. Harimo imodoka ntihanyurwa n'imodoka. Hano harimo umunyamaguru. Niyo mpamvu duhisemo A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ubonye ibyapa biri kukugora, video irahari y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A. Nyuma y'umwaka umwe. B. Nyuma y'imyaka 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, harizo cy'ukuri nta kindi ni B. Nyuma y'imyaka 2 ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Noneho icyo cyemezo cy'isuzumwa cy'ikinyabiziga baguhaye yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi kimara amezi 6 ukazabona kujya gushaka ikindi. Byaba ari ku binyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara imyaka 1, kikamara amezi 12 ukazajya kubona gushaka ikindi. Ndizera ko ubyumvisha. No ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga, iyo ikinyabiziga bakiguhaye ari gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2, ariko icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga baguhaye yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi kimara amezi 6 ukazajya gushaka ikindi, yaba ari ku binyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara amezi 12 ari byo umwaka, ubundi ukajya gushaka ikindi. Ariko ikinyabiziga cyaba ari gishya kikiva mu mashashi kigakenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Amatara ndangacyerekezo ni ibinyoteri. Ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe ibinyoteri byose by'ikinyabiziga cyawe? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, harizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda se nk'ikinyabiziga cyawe cyashitse feri kubera ko gishobora kuhateza ibyago, uhita wakiriza icyarimwe amatara yose y'ikinyabiziga cyawe ndangacyerekezo aribyo mwita ibinyoteri, kugira ngo ahita ava mu nzira guhinzira. Ndakeka ko ramutamo C, ndizera ko ramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Biba bigomba kugira iki? A, umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, harizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Niba bavuze imodoka, umushoferi. Niba bavuze ipikipiki, umumotari. Niba bavuze indege, umupiloti. Abo nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga. Ndizera ko ramutamo A, ndizera ko ramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Yagenewe bande? A, abanyamaguru. B, ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, kandi iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru. Abanyamaguru gusa? Oya, n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri harimo nk'amagare na za velomoteri. Ndizera ko ramutamo C, ndizera ko ramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande 3 cyangwa uri kubona ari impande 4? Icyapa gifite ishusho ya mpande 4, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara 2 ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ryo gutambuka mbere. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C, gutambuka mbere ibinyabiziga biturutse imbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, harizo cy'ukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari abantu bahise bibaza ese B na C bitandukaniye. Iyo bavuze gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya.
nibyo bitambuka mbere. Muri make ibiza bigusanga nibyo bitambuka mbere. Ndizera ko usobanukiwe. Icya kabiri, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hano kuri se, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Rero niyo mpamvu duhisemo se, kuko kino cyapa kivuga ko ari wowe uzaba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ahandi hantu ushobora guhita ubimenyera ko ari wowe uzatambuka mbere. Turebeye kwa bino birango, murabizi twese tugenda mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Umuntu uri iburyo ari mu mweru, abari ibumoso bari mu mutuku. We ikindi kintu ugomba kumenya, iyo uri kugenda mu muhanda ugenda ujya imbere, ntabwo ugenda uri ikinyumanyuma. Rero wewe uri kujya imbere uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Niyo mpamvu duhisemo se, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, kubera ko ni wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Ndizera ko waramusemo se, ndizera ko waramusyandika wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? Uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo. B, mu gice cy'umuhanda yumva ashaka. C, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. D, ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Hano urabona ikihe igisubizo cy'ukuri cya nyacyo mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se. Ubundi ukinjira mu muhanda uhita ugendera mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, uretse igihe ushaka kunyurana cyangwa gukatira ibumoso. Ukinjira mu muhanda uhita ugendera mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Nayimaze no kubibwereka kwa kiriya cyapa dusoje. Noneho ariko iyo ushaka nko kunyuranaho, ugeze ahantu ukabona hari ibimenyetso bikwemera kunyuranaho, hari ibyapa bikwemerera, unyuranaho. Kugira unyuraneho rero uba ugomba gukoresha rura ruhande rw'ibumoso, kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ugahita ukoresha ruhande rw'ibumoso, ugahita ugaruka iburyo. Urumva ukoresheje uruhande rw'ibumoso. Cyangwa se ushaka gukatira ibumoso, ntabwo wakatira ibumoso utaganye ibumoso ngo ugende mwa ruhande rw'ibumoso, nabwo uba warukoresha mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye kunyuranaho cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Rero niyo mpamvu duhisemo se, ariko uba ugomba kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ushaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso cyangwa se ushaka guhindura icyerekezo. Ndizera ko waramusemo se, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje ibice byinshi, agomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? A, kugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B, kugendera mu gice cy'ibumoso keretse ashaka gusohokera iburyo. C, kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. D, nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se, kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Nubwo waba uri kugendera mu muhanda uromberejeho ibice byinshi. Urumva umuhanda uromberejeho ibice byinshi ni kwa kundi ubona nk'imihanda 4, nk'imihanda 6, nk'imihanda 8 bitewe n'igihugu, cyangwa hano i Kigali mubona imihanda 4. Rero nirana imihanda iromberejeho ibice byinshi. Nubwo waba uri kugenda mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, uba ugomba kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda, keretse wenda mu gihe ushaka kunyuranaho nibwo wakoresha rura ruhande rw'ibumoso. Nawe ugomba kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda, haba mu muhanda usanzwe cyangwa mu muhanda uromberejeho ibice byinshi. Hano ndizera ko mwese mwari mwamaze guhitamo se, kubera ko n'ubundi nari maze kubasobanurira ruguru. Ndizera ko mwamaze kubyandika ku papuro. Mutari mwabihisemo n'ikiza mu kizamini murakora mu kanya muhite mugikora. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kikabaza ngo
Icyapa cyerekana ko inzira gitiyeho mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango, ikimenyetso cy'amabara akurikira. Amabara asa ate? A umukara n'umutuku, B umukara n'umweru, C umweru n'umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C umweru n'umutuku. Kiriya cyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, noneho ibirango kiba kimeze nka ta, akarongo gahagaze kaba gasa umweru, agatambitse hejuru kaba gasa umutuku. Bari batubajije amabara ni umutuku n'umweru. Ndizera ko waramusitamo igisubizo cya nyacyo aricyo C. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko warebera iriya video kugira ngo nugire ikibazo nambaze nkusobanurire. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.